wabaye ubunini bwa Kongo buri ku bunini buri kwiteza ikibazo kubera yuko aba barabuza amahoro yego kubera yuko n'abantu badafite ikintu kibahuje na gito wambara ukambwira umuco uhuje aba Kinshasa n'aba Eastern Congo kuko igihugu mu bintu biranga igihugu bundi bya mbere birimo umuco kabisa mbere igitambo urashaka kubagira inama yo kubyihorera se Bosco aya ntayo mbagiriye iyo nama kuko nabanje kubakura ku kigendererwa cyabo bakanakwita ikigwari nyine nta ntambara itagira igitambo ariko nanone aba ba Moise abo b'imitwe mikuru muri bo bamenye neza ko atari Kabila yatinye Moise amubuza kwinjira mu gihugu kugira ngo hatabe imyigaragambyo undi aramureka azana indeba akora ati azamura umutwe mu kubita ifundi we na Matata Mponyo bari mu myigaragambyo hanyuma Fayulu Matata Mponyo Moise Katumbi bari mu myigaragambyo mbonye polisi iri kubarasamo navugaga hari sharing muri iki gitondo ziri gukorwa n'indege za Sukhoi izi ndege kubera zitinya kurasa ku basirikare kubera nabo bazirasaho ziri kugenda zikarasa mu giturage ziri kurasa ibikorwa remezo mbese ibikorwa by'iterambere zirarasa abaturage mbega hari ibintu biri gukorwa ku buryo niba umuturage nawe abiyita ngo bazarendo bagakangutse bakarebye ko Kinshasa iri gusenya iwabo kandi bagakanguka bakamenya neza ko Kinshasa nta wundi mugambi ifite ari ukwasenya bikabasenya twongeye tubasuhuze kandi tubaha ikaze inshuti bakunze ba Bwiza TV ndetse namwe abasoma website ya wa3.bwiza.com abo bantu bose tubasuhuriza rimwe kubera yuko bose bari kuri media house imwe iyo media house yitwa gute Viate yitwa Bwiza Media Shwa dusuhuje rero abasoma Bwiza dusuhuje abareba Bwiza TV dusuhuje kandi abakurikira imbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye burya nago dukunda kuzivuga nazo kandi zibaho abo Twitter akaba cyangwa se X akabaho ndetse na Facebook na Instagram ndumva ihari nanjye nkunda kuyireba yoyo nako dufite n'imbuga nkoranyambaga zitandukanye ubwo rero abari kuri izo mbuga zose turasuhuje kandi tubaye ikaze mu kiganiro uruvugiro cyo ku itariki 27 ukwezi n'ukwa 12 umwaka 2023 ntimumbaze impamvu tutari kumwe na Denis turi kumwe na Viateur ubundi Denis bamuzi mu ruvugiro yego iyo batari kumubonamo bavuga bati harimo ikibazo ariko Denis arahari ari hafi hano ari mu kandi kazi ari ku ruvugiro rugomba gukorwa niyo mpamvu mubwine ariko Denis reka n'uruvugiro turukoremo nje na Viateur nawe abaduhido nido hanyuma nawe uzakomeza ubutaha nibyo inkubiri ya Noheli rero tuyishyize ku ruhande ibyo byari bagiranye ubuturi ku mwaka mushya muhiri Noheli barayinyimye ndatuza nabasabye Noheli barayinyima we sawa ni mujyane n'ubundi ntajye singiyizihiza uko nahise mbabwira n'ubundi boye ibyo mbunyuma nanjye sinjya mbyizihiza ariko muzamu umwaka mushya twitegure kwinjira mu mwaka mushya dore nimero muri kode aho ngaho mupyondeho kabisa kuri iyo nimero umwaka mushya tugeraho mutera inkunga Bwiza TV mukore subscribe mukore share munatanga comment hanyuma mukore like ibyo bintu ni mu bikora natwe turabaha amakuru Viate uri tayari dutanga amakuru ndi tayari ahubwo dutangire ibyo bintu uri gusoma bivuga ngo Kivu y'Amajyepfo abaturage bariye Karungu batwitse umuwazarendo ari muzima bamuhoye iki Viate ahubwo niba batwikaga nk'icumi ngo bamujije yuko yarashe umumotari biravuga ngo kuwa kabiri ku munsi w'ejo itariki 26 Ukuboza abaturage ba Burambika
muri teritwari ya Karehe ubwo ni Kivu y'Amajyepfo batwitse ari muzima umurwanyi wo mu mutwe witwaje intwaro wa Zarendo. Bamushinja kuba yararashe akica umumotari ukomoka mu karere ka ukomoka muri ako karere, ubwo ngo yamurashe kuri 25 kuri Noheli ahagana mu masaha 5 z'ijoro mu mujyi wa Burambika. Umuriro ndeba nowe Okapi radio Kapi niyo yabiduhaye. Uwitwa Birimbi Derife ni perezida w'urwego rw'inama nyunguranabitekerezo rw'imiryango itegamiye kuri leta muri Karehe yagize ati abaturage barakaye bamaze gutwika ari muzima uyu muntu warariya mutomboki ariko ari mu ntoki ko nakunda kuvugirwa muri numwe mu mitwe y'abamayimayi naga ari umuntu n'umutwe yego nawe ubwo wagiye muri Wazalendo naho rero urumva ko wibumbiye muri Wazalendo bakaba bafite mu Wazalendo mukuru witwa Kitsekedi akasaka n'umururo vugira ugiye kunsetsa no rero Kitsekedi umyise mu Wazalendo ariko nabonye bamwe mu Wazalendo bavuga ngo Wazalendo mukubwa Kitsekedi ave yego aho subundi Wazalendo sumwamwe ngo it means patriote umuntu ugondo igihugu mu gihe rero ngo barihanganisha umuryango w'umumotari wapfuye ngo bakomeje gusaba ko leta ya Kongo yashaka ibisubizo birambye ku myitwarire y'Abawazalendo bose sibyo niba atari ku myitwarire y'Abawazalendo ibibazo biri muri teritwari ya Kirehe. Wabonye ibibazo bindi se biri muri Sud Kivu na Nord Kivu no muri DRC hose bikurikira amatora imyigaragambyo imeze nabi. Nge ndi kureba hano ku mbuga nkoranyambaga amapine mu mihanda bari kuyatwika, polisi iri gukubita, abanyepolitike babashoye, ibintu bikomeje gufata indi ntera, bari kwigaragambya bamagana ibyavuye mu matora. Mbere yaho umenya ari Denis wambazaga ibibazo ngo ese Viate urabona aya matora azaba, naravuze ntazaba habura nk'iminsi 3. Arambaza ngo ese urabona Kitsekedi azayatsinda, ni nashaka azayatsinde kuko ni mu gihugu cye, yatsinda atatsinda ntabwo bitureba. Yibaza ngo ese hazakurikiraho iki. Uribuka yuko hari umukardinali watangaje yuko amatora ashobora kuzagenda nabi, ndetse n'umusenyeri n'ibindi byagiye bikurikiraho nk'ibikoresho bavugaga yuko byahiye, ariko amatora yarabaye uko bagerageje guforosa uko bishoboka byose araba ararangiye. Rero cya kibazo ngo hazakurikiraho iki, intambwe ya mbere y'ikigomba gukurikiraho niyo myigaragambyo. Bariya bari bahanganye nawe bamaze kuba 5 bahakanye yuko amatora yagenze nabi, naravuze ntikabaye buri umugabo arayatsinze. Iyo abantu mwari muhanganye batangiye kuvuza iyabahanda bavuga yuko bibwe amatora yabaye nabi, bibwe, ubwo kaba kabaye perezida amaraso yatangiye kumeneka. Rero abantu bo kwa Marite Fayulu ngaho iyi video wayibonye, dore ngo iyi Fayulu ari kumureba nk'ikintu kimbabaza kuri abanyepolitike. Urakizi Viate bashora abasivili baraho bahuriye nabyo. Fayulu urabona hari n'ugize amukoraho cyo kora, ndabona ari gukandagira mu maraso ye, nicyo kintu mbona ari gukora. Ariko ndabona ari na mineri, ndabona ari na mineri ziri kwigaragambya. Yagiye aho mu Rwanda shyaka we yarasiwe, banza bamukubise hari Marishe projete par opposition Marite Fayulu na Denis Mukwege et autres réprimés. Ibisima shaka kubireba abanyepolitike n'abana babi kuri izi ngingo zo gukoresha abantuze, gukoresha abasivile. None se baba basabye amajwi, ababatoye nabo bafite intimba cyangwa se bashaka ko abo batoye bagera ku ntsinzi. Iyo bibuze rero nibyo bivumbura imitwe n'imitima by'abanyagihugu, noneho bikaba ngombwa yuko ajya mu muhanda. Yajya mu muhanda umutegetsi ufite ubutegetsi nawe amapine usimyigaragambye irahagarara gute. Turaza kuba turi kumwe na BNDM nawe nibaza kudufasha, ntaboneka turamugira, ariko banza ubunsubize iyi myigaragambye ubu irahagarara ite?
ntabwo ariyo ya mbere ibaye na mbere y'uko aya matora aba hari imyigaragambyo yabaye ngira ngo Musingi yavuyemo izamara- n'abaturage benshi bagera Ndakubaza, kuri 40. ubu izarangizanya na manda ubwo nyine ni imiguruko. kugeza ryari nyine tumbwiye Imbaraga za leta zirayihagarika. imbaraga za leta. Ariko imyigaragambyo nk'iyi ngiyi ikunda guhagarara iyo uwatsinze ubutegetsi amaze kurahira. Bosco waramutse wiriwe? Waramutse mfura wiriwe ute se Shadrack? Meze neza ndashima Imana. uyu muntu bita Viateur turi kumwe se muraziranye uramuzi? Naramwibagiwe. nabanza kwibwira. Ubwo nyine naratinze ngo nkumburwe ahubwo ndibagirana. Uribagirana nuko cyo gukundira wumva vuba. Cyajye ntabwo njya ntera amahane. muri yunga. Okay, uzasanga tugukumbuye n'ugarutse umuntu atakikwibuka. Nuko rero ngiye nari mpereye ku nkuru ivuga yuko muri Kivu y'Epfo ngo batwitse umuwazarendo wari wagonze umumotari. Njye navuze ntahubwo niba batwikagamo nk'ijana. Ya absolutely nabibonye nabonye bamuhambiriye abamotari imbunda ye bayifashe bati napfa na warapfa. Rero ariko ejo bundi Karidinali Ombongo yaravuze Yego. ati isura y'igihugu muyirebere kuri uriya mugore uretse ko nayo yiboneye ku mugore w'umukasayi atarayiboneye ku bagore b'abatutsikazi birirwaga bacibwa amabere. Ubundi isura y'igihugu ntabwo aribwo yapfa. Ntabwo igihugu cyapfuye mu matora. Igihugu cyapfuye kuva Gisekedi yajya ku butegetsi. Umuntu wamuhaye inama y'uko kwica abantu aricyo kizamugira umuyobozi ukomeye, aricyo kizakomeza ubuyobozi bwe, yaramubeshye. Kandi FDLR si bo bajyanama be bakuru, nibo bayimuha n'ubundi nibo bamuha ibitekerezo bo n'abarundi. Ariko n'ikindi burya wamenya Gisekedi nta gahunda afite yo kurekura ubutegetsi. Ntugire ngo ni matora gusa, nta exit yerekana, ntayo ntabwo yenda kuburekura, kubera ko ibyaha ari gukoresha igihugu ni ibyaha bizatuma akenera protection. Noneho arimbuza imbaga mu kuguma ku butegetsi, gukenera kuguma ku butegetsi, gufata ubutegetsi ku ngufu. Hakose sibyo wahoze wifuza Bosco? Okay, nibyo. Noneho mbere y'amatora ho gato twibazaga ngo ese azaba, none yarabaye, bakoze ibishoboka byose araba, barapfundika ibintu barabivuyanga ariko ararangira. Ubu uwibazaga yuko azatsinda nabyo ari mu nzira. Habaye icyo bise amatora. Yego. Nicyo bise. Yego. Ikibazo kindi twibazaga ngo ese azayatsinda, aha naho biragaragara yuko azayatsinda byanze bikunze. Ntabwo azayatsinda ariko azaba perezida. Yego. Noneho rero yewe naravugaga ni mu gihugu cye nakora ibyo ashaka atsinde, ahubwo azashyira mu bikorwa ibyo yavuze, ya bombe dusange hano i Kigali. Yakabaye yaraje kubera ko igihe yabivugiye hari uduce tumaze gufatwa, Sakiri mu mazi abira, M23 kutayinjiramo n'ubushake. Voilà. Iyi bombe yakabaye yaraje. Ese azi ko Kigali yo iraho ituje sinziriye, iyo bagura Sukoyi bagira ngo Kigali yo irahumirije, iyoboye ko bafite FDLR kandi bayihetse muri yo Sukoyi. Ahubwo se iriya Sukoyi yaraje ubwa mbere turayihorera, ubwa kabiri tuyiha gasopo, ubwa gatatu turayibarura, izagaruka noneho tuyihungurwa mu nawe. Kandi iriya Sukoyi ni nka uba, nta nubwo ariye burya. Ni inkodeshanyo, ni eyatusheya. Yego. Hari amamodoka yitwa ngo katusheya, iriya nayo ni plane tusheya. Bosco, ari ibintu tuvuzeho nshaka kugira ngo ubanze ubishyireho umurongo neza. Uravuze uti Tshisekedi ntago yiteguye kurekura ubutegetsi, ariko ndibuka ko ari ikiganiro dore ko gukorana nanjye nawe umbwira uti n'ubundi byiza nuko ataburekura. Nuko ataburekura.
sibyo wifuzaga? byiza kuri Yesu yagize ngo nibyo byiza kuri bose, ariko we icyangombwa icyo nakubwiraga n'ubundi ntabwo nagiye kure yacyo, ntabwo yenda kuburekura, ariko n'ubundi kuri ye ntabwo ari bibi kuri we kutaburekura, kuko kutaburekura kuri we no kuburekura inyungu kuri jyewe iri ku ruhe ruhande. kuko Gisekedi iyo afite ubutegetsi adashoboye kumaniginga, yikuraho agakanzu kose, ubutegetsi bwo ari bwo bwica, bugafata ku ngufu, bugatoteza, bugakora buri kibi cyose kandi ku bantu bose. niba mwibuka n'aba bakoresha be hamaze kugwa babiri babo. nibyo haguye ambasaderi w'Ubutaliyani, bamwe ni ku ngoma ye. haguye wa mubirigi wahanutse muri etaje, ba nyiri kiriya kirundo akuriye. ibyo ngibyo simbimenye. Ikihe kirundo? Kirundo nicyo cya Kongo. icyo bita Kongo rega ni ikirundo cyarundanuzwe n'ababirigi. ubundi Kongo yabaga ubundi wanyereka ahantu imbere y'ababirigi ahantu handitse Kongo, si ikirundo cyabo se? barundarunze bagashyiraho agenti wabo. ikirundo urabona, wenda ushobora kutabyumva, ndi kubyumva ubwo nyine ni akantu kabo. iyo umuntu akusanyije amabuye ukayarundarunda babyita ikirundo cy'amabuye. noneho rero kiriya nacyo ni ikirundo cy'itaka, ni itaka kuko igihugu ni itaka. ikirundo cy'itaka babirigi birundarundiye bakurikije ahantu hagiye hari ibyo bakeneye, bikaba ari na bimwe mu biri kwicisha abarwandafone, kuko ntabwo bari bigeze ntabwo Kongo nk'uko itigeze ibaho imbere y'abo bantu, ntayigeze ibaho imbere y'abo bantu. Kongo yabayeho abo bantu baje bayita Kongo, bararundarunda bayita Kongo, barangije rega kugira ngo hatazagira, bakajya banababwira bati ubutunzi mufite nuko mutazacikamo, nuko mutazigabanya. mu butunzi mufite ubunini bwanyu n'ubutunzi, ubunini n'ubutunzi umwenegihugu atari kubutungiramo ni butunzi iki? ubunini n'ubutunzi umwenegihugu ari kubupfiramo ni butunzi iki? ni ikirundo cy'ababirigi, ntabwo ari icy'abanyekongo. rero niyo mpamvu ze ngo ba nyir'ukurundi icyo kirundo na umwe muri bo yaramwisheje, ubundi bavuga ko yiyahuye. nyine wari ugikomeza kumbwira uti ubwo n'ubundi gutorwa kwiwe nibyo bizima n'ubundi, kubera yuko bizatuma, icyo gihe wari wambwiye uti aho kugira ngo wibwe n'umujura uzi ubwenge ubasha kwanariza agashyira ibintu ku murongo, wakwibwa n'umujura ucira inkonda, kuko niwe wabasha kugira gute guhagarika. none uyu muntu wambwiraga ugiye guhagarika ko ubanza ngo Sake yamunani? Sake yananiye M23 ngo yego ndabibona muri Sake bamanitse za ndege zabo, ariko buriya kuzishyira mu kirere kuriya ntiwamenya, Imana nayo ishobora kuba iri gushaka igisubizo cyazo, kuko ubundi bwose M23 urakomeruka yarafashe imbunda zihanura indege, sinzi n'impamvu itazihanuza, sinzi impamvu, mbese nayo sinzi icyo sinshaka kukijyaho cyane. M23 impamvu yayo ni yayindi, nuko nyine nta butaka ishaka gufata. Impamvu se ntuyizi? Impamvu yayo nuko idashaka ku-escalating ibintu, ntishaka ku-escalating. ubundi ziriya ndege yakazirashe, kuko ku bwabo barabagemuriye, babagejejeho imbunda aba ba FARDC bijyanira imbunda zihanura indege ku rugamba. M23 yimaze kuzifata rero ntizihanuze, no kugira ngo ite-escalatinga situation urugamba. ariko wanabona wakwibaza impamvu idashaka ku-escalating umugani urugamba, ahari
icyo mbitekerezaho kandi adversaire ari kwescalating. Sure. Wakwibaza uti ese M23 iracyatinya ba bazungu cyangwa nk'akundi hari amakuru twigize kubona ngo Monisco muri Springbok burya ngo ntago byarangiye ngo bategeye aha kuri Sake hari nibyo twavuga ko ibyo M23 se yanga kwescalating ikavuga iti tutajya kuba duhangana na bari abazungu bo muri Sake na za Goma. Oya ntagarana n'ibyari byo ibyo ntagaraka byaba bimeze ishobora kwanga kwescalatinga ivuga iti abantu ibingibi turahanura indege y'inkodeshanyo uyu mugabo arahita ajya kurimbura Goma n'ibyo kuko izi ndege z'inkodeshanyo bazihanuye n'abarusiya bazamushakisha nyuma y'igihe nibyo rero kimwe gusa nashaka gukosora ntabwo nigeze mvuga ngo gutsinda amatora kwe kuko gutsinda amatora ntibizi ko atinda kuyatsinda amatora yatsinzwe 100% ahubwo kuba perezida kwe gutsinda ni kimwe no gutangazwa ni ikindi nibyo hanyuma aho kuri ayo matora mpoze ndi kubaza Viateri niko amatora abaye bikarangira Tshisekedi ari uri kugenda atangazwa imvururu zikaba zatangiye birarangira gute izi mvururu wowe mu mboni zawe urabona zirahagarikwa n'iki? nje mu mboni zanjye mbona izi mvururu zibaye Kongo kuko ibaye ifite abagabo bakikunda babaye bagihari cyangwa bikundira gakondo yabo aho bari buriya ba Moise Katumbi simushidikanyaho Katanga ishobora guhita yikuraho ikababwira ushyigikiye Kinshasa yaba ari umusirikare agakomeza akigira Kinshasa yaba ari umunyapolitike akajya muri Kinshasa bagakoresha referendum y'iwabo muri Katanga nzi ko Katanga bose bazi neza yuko kubaho neza kwabo byabasaba gutandukana na Kongo n'icyo kirundo navuze ariko buriya biba byoroshye kugira ngo referendum nk'iyo ngiyo ibe yo kwitandukanya kw'intara n'igihugu biba ntibisaba ko hazamo izindi mbaraga ntabwo biba byoroshye ariko byose ubuzima nta na hamwe byoroshye ni struggle ibintu byose nta na hamwe bavuga ngo uzafata ibyoroshye nta gihugu cyoroha kubona umuntu cyoroheye kubona niwe na CNDD-FDD nkuko banyotewe n'intambara bombi nuko igihugu cyaboroheye kibona ariko mugani CNDD-FDD bo wajya barakitoragura uyu mugani niyo cyangwa niyo mpamvu baba bashaka intambara ntibazi ukuntu bivuna bundi ni kado bahawe kado batararwana bashobora bifuza kurwana nyuma ya kado niyo mpamvu ibyo bintu birumvikana so kuri izi mvururu rero ubu tuvugana abo kwa Martin Fayulu ndetse na Mukwege nibo bari kwigaragambya uratekereza ko Katumbi acecekanye iki ku bwawe Bosco ko Katumbi ubundi niwe wabarwaga ko ashobora kuza ku mwanya wa kabiri none we ntabwo no myigaragambya ari kuyigaragaramo uko ndi kubibona hano ku mbuga nkoranyambaga ubu acecekanye iki uri mugabo Katumbi nk'umuntu abaturage bazi ko ariwe bahaye amajwi esiyose nk'umuntu bazi ko ariwe bahaye amajwi buriya ni drug hari inyamaswa abashinwa bahita dragon ngo yabagaho kera mu history y'abashinwa ndayikoresha nka Katumbi iyo dragon ni igikoko kiguruka ariko cyaciraga mu muriro rero Katumbi buriya ameze nka dragon iri kwerera mu kirere ishaka gucira ijunditse uwo muriro nibyo kuko abaturage bose kuva ku mupaka kugera ku wundi ukuremo abarundi FDLR uko abo bose baratoye muri Uvira abarundi baje gutora witwa hari umugabo ufite yivangura nibagiwe
nawe yari depite wenyine wiyamamazaga. Imipaka yarafunzwe yose ihuza Kongo n'ibindi bihugu mu gihe cy'amatora, hasigara hafunguwe umupaka w'u Burundi na Kongo. Buryo wari ufunguye urumva icyo bisobanuye, niwo wonyine wari ufunguye. Uretse FDLR n'abo Barundi nta wundi muntu watoye Gisegeti, kuko n'abandi bantu bajyaga hariya ni ukuri n'ingaruzwa muheto zidafite ukundi zabigira. Atagiyeyo aba ba FDLR baramuhitana natayina gutyo, ariko akagenda n'abamubyina inyuma rega n'abamujyaga inyuma batabaga bahawe amafaranga ko babaga ari ukugira ngo baramuke. Nta wamutoye rero. So ubwo ari bwitangaze nk'uko n'undi ari kubikora, ikize guto iyo Dragon nayo irazi ize kuvura uwo muriro Katanga wenda itangiriro struggle y'ubwigenge bwayo bikorera abazungu, kuko abazungu n'ubundi barabishaka ko muri iki gihe cya economy imeze nabi haba hari gusambagurika bakabona uburyo baba bakoramo utwabo, ariko bifashe n'abanyakatanga kuba babona liberty igihugu cyabo, babona repubulika yabo, kandi bishobora guha n'ibindi bice nabyo inzira ngenderwaho y'ubuzima bw'ahazaza bwabo. Ndakurahiza ukuri ko umukongomani ukivuga ngo Kongo ngo ntiyacikamo, ucyubatse kuri icyo kintu ngo Kongo ntikwiye gucikamo, ucyubatse kuri icyo kintu ngo ubukungu bwa Kongo nuko ari iri hamwe, ni umukongomani ufite ubwenge budakenewe, kuko ubunini bwawe ureba icyo bukumariye. ahubwo uri kubona ubunini bwabo nibwo bubangiriza. Ubunini bwabo bigaragara ko ari nabwo ahubwo bubangiriza. Absolutely. Kuko Shadrach niba wabaye fat bitandukanye no kuba umeze neza. Sure. Kubyibuha ukarenza urugero, everything too much always bad. Wabaye ubunini bwa Kongo buri ku bunini buri kwiteza ikibazo, kubera ko aba barabuza amahoro. Yego. Kubera yuko n'abantu badafite ikintu kibahuje na gito. Wambara ukambwira umuco uhuje aba Kinshasa n'aba Eastern Congo. Kuko igihugu mu bintu biranga igihugu ubundi bya mbere birimo umuco kabisa n'ururimi. Niyo mpamvu ibihugu by'abazungu mu bintu bya mbere barinda bamaze kumenya yuko igihugu cyubakirwa ku muco. Kubakirwa ku muco, reka mbanze nkubwire nk'igihugu nka Canada ni igihugu kinini, ese cyakubakira ku muco w'abahe, kuko bakoresha batuwe n'amoko arenze 100, batuwe n'amoko atuye isi yose. Kugira ngo kibe igihugu ntabwo bari bugendere ku muco w'isi yose. Nibyo biri muri culture, barabishyigikira, buri wese afite uburenganzira bugira umuco we. Ubu nawe ukomeza umuco we, ariko noneho umuco bagomba gusigasira kugira ngo Canada ibe Canada n'uwuhe, n'uw'abasangwa butaka. Na Moise Katumbi mbonye yagiye mu myigaragambyo. Moise Katumbi nawe yagiyemo. We na Matata Mponyo bari mu myigaragambyo. Hanyuma Fayulu, Matata Mponyo, Moise Katumbi bari mu myigaragambyo, mbonye polisi iri kubarasamo. Ni ibibazo. Navugaga hari sharing muri iki gitondo ziri gukorwa n'indege za Sukhoi. Izi ndege kubera zitinya kurasa ku basirikare kubera nabo bazirasaho, ziri kugenda zikarasa mu giturage. Ziri kurasa ibikorwa remezo, mbese ibikorwa by'iterambere zirabirasa, zirarasa abaturage. Mbega hari ibintu biri gukorwa ku buryo niba umuturage nawe ababiyita ngo bazarendo bagakangutse, bakarebye ko Kinshasa iri gusenya iwabo, kandi bagakanguka bakamenya neza ko Kinshasa nta wundi mugambi ifite ari ukwasenya bikabasenya. Kuko nubwo baba bari kugendana nabo, bari kurwana intambara idakwiriye rwose, idakenewe, bari kurwana n'abavandimwe babo, bafatanya n'abaza gusenya iwabo. Ubwo aba Barundi Kinshasa ibyo bakora hariya
nta kintu bibabwiye kuko si iwabo abana babo uteze kuhaburira ishuri. Ikindi izi ndege zirarasa, mu byo zirasa harimo amashuri, imihanda n'ibindi. Inka za kondoye, za karize n'imfubyi zagiye ziba muri izi ntambara zose ziri muri izi ntambara. Abana bazapfa bazagwingira ni ababo, abana bataziga ni ababo. Ni ukuvuga ngo icyo bari gushyigikira umuzarendo uri muri ibi bintu, ikintu ari gusapotinga nta kindi ni ububandi iwabo. Generation after another generation kuza ari amabandi gusa. Ejo rero ukazasanga babandi bigishirije abana baje kuyobora aho ngaho, ukazasanga igisekuru cyawe cyose uko kizabaho ari icy'amabandi gusa, ariko ari wowe wari ufite kubihagarika. Isaha ni iki kugira ngo abazarendo bave muri ibi bintu barimo. Aba biyita abazarendo kavukire wese wa Nord Kivu ntibave muri ibi bintu barimo rwose, bahanganire ko iwabo haba amahoro, bareke guhanganira kumva ko hari ubwoko bumwe bukwiye gushira iwabo. Mbona igisobanuro bakwiye guhabwa ari icyo kubasobanurira ngo umuwazarendo wa nyawe ni umeze ute, ni ukora iki, kuko ibyo nibyo batababwiye. Umuzarendo wa nyawe ntabwo ari uhetse imbunda wese wo kugenda kurasa babonye n'ibyo abonye. Nabanza amenye ngo mbese turi kurwanira iki. Ntabwo abantu bose barwanira igihugu. Kurwana ntabwo bisobanuye kuba urwanira igihugu. Ntabwo buri wese uri kurasa bari kurusanira igihugu. Hari n'abarwanira kwica igihugu, hari abarwanira gusenya igihugu. Niba ubona Rucuru harabonetse amahoro, M23 yarahafashe hakaboneka amahoro, M23 ni abavandimwe bawe, ni bene wanyu, ni iki? Kuki wumva mu Masisi ukwiye kuyahagomwa kandi ho Masisi warayahabujije, nawe ubizi ko mu bayahabujije urimo? Niba wumva ko kuri umuzarendo uri umupatriotisme, kuki wumva ukwiye kubuza amahoro iwanyu? Ntabwo abantu bafite imbunda bose barwanira amahoro rwose. None se nta FDLR Rwanda yahaye amahoro? Amahoro yabuze mu Rwanda naya ku Rwanda rurusha Amerika amahoro. Ibyo nibyo. FDLR Rwanda yahaye amahoro none kuko nta nyeshyamba ziba muri Amerika. Icyo kibazo ariko ubona ko hashobora kuba habamo n'ibibazo byo mu mitwe, donc mu myumvire. Hari ukuntu abantu ubona ko bashobora kuba bafite nk'imyumvire iri boroka, ukuntu bibuza kumva ibintu uko bikwiye kumva. Muvandi, hari abantu barya kubera batakibashije gukora, cyangwa se kubera guhuguka, kubera kutamenyera gukora, kubera imibiri yabo ntabwo iri active mu gukora akazi. Barya kubera babeshya abo bantu. Uwo muntu akajya mu ishyamba, tuzabohoza, tuzakora iki, tuzataha mu Rwanda. Uri kubivuga aragira ngo uyu nguyu ajye kwiba amabuye, ubufaranga bumusanga aho ari mu bihugu runaka. Undi agenda ajye hariya yigamba avuga uburyo ki bagiye gukuraho ubutegetsi, bagiye kugira bate, abandi bakoreza fundraising bamuha amafaranga abiyisurvivingira. Ayo ni amafaranga atari umwenda batazamwishyuza. Abaho neza baba mu mazu meza, baba mu mazu ntabwo bo banakodesha. Mu gihe wowe ukodesha wowe yabahaye, ugasanga bariho. Noneho cya kinyoma ntabwo azakireka, ntabwo yakireka. Kandi abantu yakibitsemo igihe kinini, ugasanga barabyumvishe bumva niko kuri. Nabo baradicted, baragikeneye, bakeneye ko komeza kubabeshya icyo kinyoma. Nawe agakomeza ameze kuko natagikora bimeze nk'umukino ukina waba utakinnye nturye byo wirumvika. Amafaranga ntabwo ari buboneke. Arakomeza bashyireho icyo kinyoma, biri hafi gutungana, turi hafi kubikora. Nimurebe bafunguye runaka ko yari yabishe se ntibamufunguye, biri hafi runaka. Niyo washyigikirwa n'isi yose, ndabarahiye ko FDLR ridateze gusenya u Rwanda. Icyo cyo abanyarwanda bari mu Rwanda bazabibabwiza ukuri. Urimo wowe nabo baviyateri barimo. FDLR ntabwo sinyibona yasenya u Rwanda. Niyo mpamvu mvuga ngo abarwana bose ntibarwanira amahoro.
barambabara ko nari ninjiriye mata zitari zanjye zitanandeba ibyo ariko ntabwo mata bibujijwe. za FDL ziguma zindeba mu gihe cyose iri muri Kongo. Yes. Niva muri Kongo rwose izumve ko nongera kuyivugaho, ariko ntabwo irwanirira amahoro, irwanirira inyungu z'abantu bamwe na bamwe. Yego. Usanga nayo itanaziprofitamo yose, usanga nayo ari bamwe batarenze batatu bayiprofita. Bamwe ntibanazi ngo ninde boss wabo Rwose rero Wazalendo nabo bagatekereje kabiri, ese koko dushaka amahoro iwacu? Niba ari amahoro se twagiye tukifatanya n'abayatanga, kuko amahoro nta kuntu uzambwira ngo uri gushaka amazi hejuru ku musozi mukabandi yahabona. bibaho se, ukwiye kujya kuyafata aho ari hanakoroheye, aho wayabonye aho wayabonye, kuki utagenda ngo uvomeye ukajya kurira umusozi ushakisha amazi yo hejuru mu gasozi? Keretse niba ari ay'uburozi, keretse niba amahoro bashaka ari ayo bazabamo bonyine barimbuye abandi. Niyo mazi y'uburozi mvuze ku gasozi hejuru. ndabyumva cyane. So niba Bosco, amahoro bashaka bayabamo bonyine abandi bose bashize, aho ndabemerera ko bari kuyashaka. Ariko niba ari amahoro babanamo n'abandi, nibajye ku isoko. niba ari bwo Wazalendo, niba ari ubwo kubana n'abandi nibabane n'abandi, barekere imirwano. niba Wazalendo ari ukuba bonyine nibakomeze, ariko ntabwo hazashira abandi, hazashiraho kuko bari gupfa nibo. umugani nabyo ariko bagomba no kubitekingaho keya. ubundi si umugani bo babona batsinda cyangwa baratsindwa, iyo ngingo nayo sinzi niba bajya bayirebaho umugani, kuko njye mpoze ndi kureba amashusho hano y'abantu bari kwigaragambya birukana biriya bintu byatangajwe, byari amajwi nyine bo kwa Mukwege na Fayulu. Umwana ubona ko akiri na mineri, urabona yakomeretse, yaviriranye, bamukubitiyemo hariya. Uribaza uyu mwana w'umumineri atanazi ngo ni ibiki biri kuba. Ibi si byo Bosco arimo arambwira ati bariya abantu usanga umuntu arimo ararwanira n'uwo atanazi ngo byabereye hehe. Bariya abantu rero bari Kinshasa, ba Moise Katumbi bagiye kwigaragambya Kinshasa, bitiranyije Kongo ya Kabila n'iya Tshisekedi na Ndayishimiye. Barabica hari ndeba kure, hari ndeba kure zigenewe kubakoramo akazi. Tekereza, barabica, muraza gutangira kumva bataka ngo runaka yabuze, runaka aragiye. iyi Kinshasa ya Tshisekedi se kuki yimitse kano kantu ba Kabila batari barimitse? Tshisekedi yabikundiye iki ibi bintu Bosco? Buriya buri muntu agira ububi bwe. Kabila yari afite ibye bibi, ariko ntabwo ari kugera nko kwica abakongomani nk'uko uyu nguyu ari kubikora. Nta muntu utaba mubi mu gihe cyo buri wese afite ibibi bye. Buri muntu wese burya agira ibibi bye n'ibyiza bye. Ariko Kabila ntabwo ari kwica abakongomani nk'uko Tshisekedi ari kubikora. Tshisekedi yeretse abakongomani kandi yeretse abakongomani ko nta sano afitanye na Kongo. So reka dusoze, ariko wenda gato wari uri gukomoza kuri iyi myigaragambyo yabaye uvuga utaba abantu bari kwitiranya ino Kongo ya Tshisekedi na Kongo ya ba Kabila, bataba ngaba bashobora kuza kubica cyane. Ndagira ngo ubanze utubwire none se nanone ko bavuga yuko bavuga gutari nta ntambara itagira igitambo, ibintu nk'ibyo kugira amahoro aboneke, nyine hari abantu bagomba kubibera igitambo. Urashaka kubagira inama yo kubyihorera se Bosco? Ntayo mbagiriye iyo nama, kuko nabanje kubakura ku kigendererwa cyabo, bakanakwita ikigwari. Nyine nta ntambara itagira igitambo. Ariko nanone aba ba Moise abo b'imitwe mikuru muri bo bamenye neza ko atari Kabila. Kabila yatinye Moise amubuza kwinjira mu gihugu kugira ngo hatabe imyigaragambyo. Undi aramureka azana indeba kora ati azamura umutwe mu kubita ifundi. Biratandukanye ibyo byose baze kubirebaho, kuko ashobora kuba ari mu mbyino ze za nyuma
Ya, Okay, reka noneho tugushimiye cyane, urakoze cyane ku kiganiro duhaye, nizere ko n'ikindi gihe nitugushaka tuzakubona. murakoze cyane, nzaba mpari ku ka audience n'abadukurikirana bose. Komeza kugira ibihe byiza, komeze no kwirinda indebakure. Ndazihishe. Niko bimeze. Ntabwo biba byoroshye, indebakure ni sniper. Indebakure ni sniper, hano baba bavuga imbonerakure n'abandi bantu. Uravuga izi Burundi. Bano bawazarendo bose twebwe turwanya n'igihe tubita indebakure. Mico yabo. Reka rero nkore comment gakeya ku byo yaratubwiye ku kijyanye na Sake. Wagize uti ya operation y'aba Monisco ishobora kuba ariyo yabambye ikabuza M23 kwinjira muri Sake. Ntabwo ariko mbihamya. Sake nawo ni umujyi ukwiye kwitonderwa nk'uko bitondeye Goma. kubera iki? M23 mbona yaratangiye gushishoza, itangiye kugenda itwara ibintu gahoro gahoro. Mbona M23 itangiye gupanga intambara y'igihe kirekire, kwirukira imijyi rwose nasanze atari ngombwa cyane ko hari aho yishubije n'ubundi yari yarahahoranye, noneho ihatanga mu buryo bw'amasezerano. Birumvikana yuko ari akazi kabaye double. Bari gushishoza rero, urabona Kongo yari ihugiye ku matora, ariko noneho Kongo ntijya irara bushyitsi kabiri, barongera batera M23. M23 rero ni ishotorwa kenshi. Iyo ntabwo irageza igihe cyo gukora ibitero karundura. Ubu nukuvuga yuko buriya naho ngaho wumvise ngo bageze mu birometero bikeya na Sake, nuko yashotowe. Bya bindi nakubwiye ko imbunda z'imizinga zishobora kuyirembya n'izo ndege, bagakora icyo bita franking, bakajya gufrankinga bakisanga bafasha aho batagombaga gufata. Ariko noneho ibitero karundura M23 irasha naho ituje iracyabitegura. Wanavuze utese hari abandi bifatanyije nabo. Harya ngo bitwa Alliance Fleuve Congo nyine. Yes, Alliance Fleuve Congo, uti ko bacecetse. Guceceka ni imipango. Ariko guceceka nawe yambwiraga ati ari gihe baba bacecetse kandi hari ahandi hantu bari kuvugira guceceka ni imipango. Ariko noneho wabonye yuko guceceka kwabo ahubwo birya Tshisekedi mu bwonko. Urabizi neza yuko uriya mutwe bawushingiye i Nairobi, ari nabyo byamuriye mu bwonko, arasakuza, ashaka gusakuza kuri leta ya Kenya. Leta ya Kenya ibyo yamushuje urabizi. Kuba bacecetse rero ni imipango, bari mu mipango. Ntabwo ari ngombwa ngo ibyabo babishyire hanze umunota ku wundi nk'uko ingabo za FARDC babikora. Iyo bagiye guhagurutsa indege barifotoza, bakayifotozanya nayo bakohereza kuvuga ngo ngiyiraje, ngaho nimwitegure. Ibyo Bosco yavuze nibyo. Uriya mupilote utwara iriya ndege, urabizi yuko bamubaruriye ku Gisenyi, buriya habuzeho gato ngo apfe. Kuko burya n'abari abahungu bacu barashiriya ndege, banze yuko igwa muri Goma ngo igire abantu ihitana. Ariko bamuha gasopo kumubarura gusa, kumurashije imbunda itari umuhanura ariko ikamubarura. Burya rero wasi ni yose kuri bari abapilote batwaye ziriya ndege, bari abasirikare batwaye ziriya ndege, kuko wa mugani arajya kwikarakasa mu kirere cya M23 baramuhanura kuko bafite mizayiro. Kandi ubize yuko mizayiro M23 ifite arizo FARDC yazanaga. Ese FARDC yazanaga mizayiro ijya kuzifatanwa, yari bize neza yuko M23 ifite indege. Hari na hamwe yari igeze ubona M23 barasheshe indege, ariko uzanye mizayiro barazikwambuye. Nese babazizaniye iki ubundi nyine ko babizi ni bya bindi bisetinzemo yuko nta no kuzifotozanya ngo bajye amafoto bagaragaze ko bakaze. Umunyekongo yifotozanya ikompora rya rapigi kandi nta rapigi afite. Ugasanga ijombo hano ku mukandara ari kugenda rwose akaboko kenda guhengama, akazunguza hirya y'ikompora rya rapigi kandi afite SMG. Ntibyagutangaza rero kuba bamugani barazanye imbunda zihanura indege kandi M23 nta ndege ifite. Bya bindi bisetinzemo yuko ari u Rwanda tujyanye imbunda zo guhanura indege z'u Rwanda kandi nta nimwe bari babonayo. Nibyo.
niyo agiye kurasa rero wa mugani ahaguruka yakoze mapu, urashisha indege ahaguruka yakoze mapu, yashushanyije ndagenda aha baraha n'aha, ibombe ndayirekurira aha n'aha. Icyangombwa ni uko atayisubizayo. Uyishubijeyo indege yahagurukanye bombe ntabwo igwana ku kibuga cy'indege. Burya se ivayo ari uko uyisizeyo. Birabujijwe se? Bombe wayikubita na mapine hasi ku kibuga cy'indege se ntiguhitane. Ibirodinze ari ukugenda kanda gusa bombe ihita imanuka. Ntabwo rero yayisubiza ku kibuga cy'indege. We rero kugenda akayirunda mu bihuru, akayirunda mu nka nk'uko bose babivuga. Abo ni nk'akavuga ati bazira nka nta kuntu zaba zitarimo n'abantu. Cyangwa abanashaka kuzica nazo. Oya na FDL irabashuka. FDL niyo yajyaga ivuga yuko ingabo zarapiye ngo zigenda zibundabunda mu maguru y'inka. Kantara ntiyajyaga bivuga ni Kigali. Ngo none ngo kugira ngo bice inyenzi zose ngo nuko babanje kwica zanka. Nyumvira nawe. Ubwo rero kugenda ikibomba akakirekurira aho abonye kugira ngo yisubirire ku kibuga amahoro rwose, ibyo nta n'uwabimurenganyiriza. Ariko birakaba ibyo bajye bahora babirunda aho ngaho, nubwo byica abaturage bikica n'inka zabo n'imitungo yabo. Niko intambara imeze nyine nta kundi. Ariko M23 ntabwo mpamya yuko gufata Sake byayinaniye, ahubwo bari gukora tension. Intambara za karundura zo kugaba ibitero, mu minsi ishize najyaga mvuga ngo ndabona ahubwo ari ngombwa, ariko intambara za karundura babe baziretse. Perezida we ntatsinde nibyo. Bosco yavuze neza ati ntabwo yatsinze ariko azaba perezida. Nibyo urumva yuko na Moise agiye mu myigaragambyo nuko abona yuko ibintu byarangiye. Ariko rero wa mugani wabonye yuko abapolisi n'igisirikare bya Kongo byo nta no kwirirwa barasa ibyuka biryana mu maso. Barekura amasasu nyamasasu. Na amasasu nyamasasu yica. Nuko bimeze nta kundi. Niyo gahunda y'uriya mugabo, niyo kumara abanyekongo. Sibisobanuye yuko abakongomani baza guceceka, baza gucerekeshwa ku bwa Tshisekedi, ibintu byo kwanga byavuye mu matora urabona bari bishoboye. Ahubwo se namara kurahira mu kwezi kwa mbere ejo bundi, ngira ngo nko mu matariki 10. Namara kurahira bizahita bizima burundu. Ukomeje kuzamura izuru barimene. Nibyo. Akomeza ategeke, ahubwo ubwo FDL iraba yongeye kubona ibere rya gatatu. Amabere abiri rwose ya Tshisekedi FDL yari yafite iriho yinyunyuriza kuri ayo mabere. Wa mugani abagize FDL bose ntabwo bakize, hari bakeya bakize. Abandi nimbwa zaho nabajura n'ukwirirwa biba. Ugize amahirwe agatoroka abo bakuru akajya muri Monisco nayo ntamenya ntabigicyura. Ntabwo meruka imutobo. Wacyura abantu noneho ahubwo ufatanyije nabo guhangana n'abantu bahanganiye no kwibonera kandi kamanda nta kibirimo. Nabo yatangiye withdrawing aho yatangiye kuvamo umva yifitiye ubwoba bwayo. So umwaka umwe bayihaye uzagenda withdrawing gahoro gahoro. Muke cyane kuri bo kuko babashaka ubwo nyine ndabo nibasubira iwabo bagende barya imishahara isanzwe. Ibifaranga bya UN biba bigabanutse. So reka dusoze ikiganiro cyari ikiganiro kigaruka kuri situation uko yifashe kuri ubu. Ndumva byumvikanye mu Ventura yagumya aho ngaho. Wowe uragira uti ni franking naho ngaho igera ntabwo yari uko yari igamije kuhagera. Ntabwo ihafata ibishaka, ihafata mu rwego rwo kwirengera. Noneho rero ubwo ibindi biri kuvugwa ni no myigaragambyo iri gukurikirana amatora. Imyigaragambyo bigaragara yuko irimo itariki nyinshi cyane. Kuko ishobora kudakara kubera yuko bazabacirikisha. Simwe muri kumbwira se muti Tshisekedi ntabwo ameze nk'abandi, we ararasa kandi arasa isasu nyasasu. Ishobora kudakara rero kubera yuko burase 2-3 bapfa gasubira ejo. Simpamya ko bazasubirayo. Gusa nyine turanavuze na Bosco ati abantu yumva urwanira ukuri uba wumva wanagupfira igihe banakomeza. Hari aho nabonye wica babiri ahubwo ukagira ngo bari kuzuka. So ubwo rero reka tubikomeze tubitege amaso turebe uko bizagenda bigenda. Natwe turi hano kugira ngo tubagezeho amakuru bijyanye n'uko aba ameze.
icyo nicyo gihari. Ubwo rero tugiye gusoreza ku gusuhuza abakunzi ba Bwiza TV, tugiye gusuhuza abakunzi bacu, ariko mbere ya byose Viate, hari abantu mbonye tugomba kubanza gutanga umucyo bimwe mu biganiro Viate akora. Hari ukuntu abantu bamwe mu bakunzi bacu byensi batanga comments bigaragaza ko bafite reaction nziza. Ibiganiro bya Viateur ni ibiganiro bishingiye ku mateka. Ubwo ndi kuvuga kuri kiganiro iheruka gukora cyavugaga ku mirwano yahuje ingabo z'u Rwanda muri Kongo n'iza Uganda. Harimo comment nyinshi mbona abantu basa nk'abatari kubyumva neza umugambi wa Bwiza TV. Ntabwo umugambi wa Bwiza TV ari umugambi wo gufata uruhande urwarirwa rwose. Iki ni ikinyamakuru, kandi ikinyamakuru kiba kiriho kugira ngo gikore nk'ibinyamakuru bindi. Rero imwe mu nshingano z'ibitangazamakuru haba harimo no kugaruka ku mateka, kuko muzi neza yuko kwanza iyo mvuze amateka abantu musobanutse muzi umumaro w'amateka. Iyo utazi ahabanje ntumenya hazaza uko hazaba hameze. N'umunyarwanda yavuze ngo premier sauter faut lekire, kugira ngo usimbuke neza ubanza gusubira inyuma. Rero iki kiganiro ntago cyavuzwe twagikoze tugamije kugira ngo wenda tugire abo tusubiza mu mateka, cyangwa tugire ndabona harimo nk'abatanze comments zigaragaza ko hari ushobora kuba uri kwiyemera kubaganira. Ukwiye kumenya zimwe mu ntego za Bwiza TV. Iyo comment ko ntayonye. Yavuze ngo hakukuwaka nafungua macho bengine basoda bakubwa barito shakako pesa mingi kwa leo. Oya nagaru uyu nguyu yavuze ngo wa mugabo, oya nawe su uyu nguyu. Okay, ngo wa mugabo ko twari kumwigarira kuri Nisiyozi uvuze Masunzu nsanguriye muganga ntimuzi ngo ntumuzi, uransekeje ariko abamuzi baramuzi ko ari ingabo. Ariko ndabona hari uwamugusubirije ati ni wowe mbwa. Ngo mbona umunyamakuru wa Bwiza ari wowe uvuga ibidakwiye, sinzi ibyo bakuzaniye. Ariko ufite nyinshi gusa. Ufite comment nyinshi. Ndaga ari nyinshi nke, ariko nyine zose urumva izi z'aba negativiste nibo tugomba kubanza kubijyanye na comment. Je narababwiye ngo mvuga ibyanjye, undi ushoboye nawe azavuga ibye. Niyo mpamvu bavuga aho kuvugira ni henshi. Kandi nababwiye yuko niba mu Rwanda hari amabatayo 12 ntabwo yose anyura hamwe. Hari aho wanyuze, hari ibyahabaye, hari ibyuzi, hari n'ibyo wabariwe. Gihe rero nzajya mvuga ibyanjye, undi nawe nabishobore nashaka azaze hano nawe avuga ibye. Ntawe twibye n'ijambo by the way. So na amateka rero ntimukajye mubiko comment rwose nawe ni ngombwa kugira ngo tubasobanurire umurongo dukoramo n'iryo tandukaniro rya Bwiza TV n'izindi channels. Sibyo twebwe turi hano kugira ngo dukore kinyamwuga. Rero mu bunyamwuga bwa Bwiza TV ntago turi hano kugira ngo dushimishe uruhande rwarirwo rwose. Turi hano kugira dukore itangazamakuru riri professional. Na ubundi Masunzu yavuze yuko ntamuzi. Nyamara ndamuzi. Eho rero umuzi uramuzi, rese ntumuzi nyine. Uramuzi, ndabizi ko umuzi nge. So nuko rero ubwo reka nisuriza abakunzi bacu muri rusange. Iyo message ndatekereza ko yumvikanye. Abo nsuhuza barahera kuri Rukoranyangabo, nsuhuze Dio Kubwa Rashidi, nsuhuze babizazi bose, nsuhuze Rwamucyo Severe, ndasuhuza kandi uyu bamwita Bizimana Samuel, Rutikanga Jide, MHNQ7WY, Rwiriza Etienne, hanyuma harimo n'uyu bita Hamo TV Malawi, kireho Atesi Aline, kireho Butera, kireho uyu bamwita Mugiraneza Pablo, kireho Sengreto Joseph, kireho Pole Macinya nagokowe, ariko Macinya ni izina yise rijyanye na comment yawe. Pole sana, wihangane kabisa, ntabwo twogeza, twebwe tuvuga amakuru ahari. Ndashyiraho kandi uyu bamwita Uwamahoro Cyprien, kireho Terence Kwizera, kireho Dias Connect, ndahita nshyiraho kandi uyu bamwita nde news, nahubwo mpite n'ishyiraho Nayoboka Ngoga, kireho Nagatarayiha Diedone, kireho Cyuma Christopher, kireho
Nzisabira Jean Michel, Shadadi, Uwera Grace, nkireho Gasana Claude, Tumwebaze Elijah, Karangwayire Epiphanie, Muhawe n'Imana Claudier, Depromise, yego nawe ndagusuhuje. Nkireho Nshimirimana Donatien, nkireho Ndeho Kubwayo Rashidi, Patrice Gatabazi ndetse n'abandi benshi ntagezeho. Mwese nizere ko mukomeza kumererwa neza no kwenjoyinga impera z'umwaka, ndetse mbifuriza no kuzatangira umwaka mushya 2024 mu mahoro n'umutekano, kandi ukazabera umwaka w'imigisha. Ubwo ikiganiro uruvugiro cyo kuri uyu munsi nuko tugisoje, mwabanyemo nanjye Niyonsenga Shadrack Ndarutagenga Viateur. Bye.